ukagira ibigukura mu mwanya byinshi. Iyo Satani abonye ko hari icyo ugiye kubona, cyangwa se ugiye gusingira imigisha yawe, cyangwa se ugiye gusorezwa isezerano Imana yagusezeranije, ararwana intambara zitandukanye n'izo yarwanye, aguteza ibibazo bitandukanye n'ibyo wari ufite. Ariko uwaba atinyutse ibyo byose, mvugira cyane amena, uwaba atinyutse ibyago byose, uwaba wemeye izo ntambara zose, naza kurikira umwami Yesu. Birashoboka ko ari bwo buhanuzi Imana iguhaye. Ntabwo izemera ko abanyamahanga, ntabwo umunyamahanga ari uzaturuka Uganda, ntabwo umunyamahanga ari uzaturuka Amerika gusa, ntabwo umunyamahanga azaturuka muri Sudani cyangwa se Kongo Tanzania. Umunyamahanga birashoboka ko munararana, umunyamahanga biranashoboka ko mugendana. Umunyamahanga ni Abafilisitiya batigeze bakebwa n'umunsi n'umwe. Kandi no mu matorero turabafite, mu magurupe runaka turabafite. Hari Abafilisitiya batakebwe bari ku buzima bwawe. Ariko Imana y'amahoro umva itangazo, iragutangarije ngo nkubwire ngo ntabwo zongera kwemera ko abanyamahanga bagusuzugura ukundi, cyangwa se bagufataho ijambo ukundi. Nta nubwo izemera ko bongera kugukoza isoni imbere y'ubwoko bwabo. Mvugira ngo amen. Turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe abakunzi ba Julienne cyangwa se Induka Official. Bifurije weekend nziza ndetse n'umunsi mwiza ube kuri mwe n'abanyu bose. Mbifuriza kugira ngo Imana y'amahoro muyihamagare yitabe kuri uyu munsi. Yemerera ku kibazo ufite cyangwa se ku bikugoye ufite, ku cyo waburi inzira kuri uyu munsi. Iyi weekend ikubere weekend y'umugisha kuri ibyo byose, cyangwa se iyi weekend ihindura iminsi n'ibihe ikunezeje bitewe n'ubuzima uhagazemo, bitewe n'ibihe uhagazemo. Nyemera nawe unezererwe kuri uyu munsi. Mwifurije kunezezwa n'Imana, cyangwa se usibye n'uyu munsi mwifurije kugira ngo uku kwezi turimo kugusigira umunezero utandukanye n'uwo wari ufite. Nari mbakumbuye kandi namwe murankumbuye. Rero tugiye kuganira kuri uyu munsi, cyangwa se kuri iki gicamunsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, cyangwa se kugira neza kw'Imana. Hanyuma tugiye kumanza twarimbana umuririmbyi. Unyemere wowe dukurikiye ndetse na Julienne dufatanye umuririmbyi. Hari igihe ibyawe biri mu ndirimbo, hari igihe ibyawe biri mu ijambo, hari igihe ibyawe biri mu munezero urahura na by'uyu munsi, cyangwa se mu kuganira na Julienne. Tugiye kurimbana umuririmbyi uvuga ngo waba atinyutse ibyago byose. Birashoboka ko tutaramusoza, ariko cyaba ari igitero kimwe, byaba ari ibitero bibiri, birashoboka ko urakuramo ibyawe. Imana y'amahoro bari nawe. Uwaba atinyutse ibyago byose, ntazakurikire umwami Yesu. Mwazacyogoswa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, sinzi nawe ikire gutera kumukunda, ariko numuha umwanya ukamutekerezaho nawe uramukunda. Ravuze ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Bishatse kuvuga ngo gukurikira umwami Yesu bisaba kwiyanga ndetse no kwiyemeza. Gukurikira umwami Yesu urahuriramo n'ibintu byinshi bikugora, uhuriramo n'amagambo menshi yaguca intege, hari n'ibikusanga utaruteganya. Ibyo byose bikagukura mu mwanya wari uhagazemo. Ariko ndavuze ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu.
bishatse kuvuga ngo niba utinyutse ibyo byose ukaba wemeje ko uzaterwa amabuye ukabyemera, ukaba wemeje ko bazakuvuga uri kubyumva ukabyemera, aravuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Birashoboka ko waba uri gusenga Imana amagambo akaba menshi ku buzima bwawe, birashoboka ko waba uri umuririmbyi Sanbalati na Tobiya bakaboneka ku buzima bwawe, ariko muri ibyo yavuze ngo ntuzacike intege ahubwo uzakomere ku murimo. Ukavuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose, nanjye ngushishikariza kugira ngo utinyuke, ntuzacogozwe n'amagambo, ntuzacogozwe na Sanbalati na Tobiya mugendana, ntuzacogozwe n'abo bose bakubwira ko bidashoboka, ntuzacogozwe n'abo bose bakubwira ko mutakwicarana muri korali, ahubwo icyo wamenye ni igitsikamira ikikuri, gitsikamira ikikuri. Uwaba atinyutse ibyago byose rata, uzarwarana ntizakubuze kujya gusenga, uzakena uri gusenga Imana, uzaburara uri gusenga, ariko igihe nikigera Imana y'amahoro izakugirira neza. Niyo mpamvu avuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Cyakora yatubwiye ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye, nta cyatuma Imana idakora icyo yasezeranye nawe, nta cyatuma Imana idakora icyo yavuganye nawe. Intambara zizaboneka, amadeni azaboneka, ariko ibyo byose ntibizakuraho umugambi w'Imana cyangwa se ngo bikureho ibyo wavuganye n'Imana. Mvugira cyane amen. No kuvanga intambara zizaza, hari igihe uba ugiye kwegera mu gisubizo cyawe cyangwa se ugiye gusingira isezerano Imana yagusezeranije, ukagira ibikugusha byinshi, ukagira ibigukura mu mwanya byinshi. Iyo Satani abonye ko hari icyo ugiye kubona cyangwa se ugiye gusingira imigisha yawe cyangwa se ugiye gusorezwa isezerano Imana yagusezeranije, ararwana intambara zitandukanye n'izo yarwanye, aguteza ibibazo bitandukanye n'ibyo wari ufite. Ariko uwaba atinyutse ibyo byose, mvugira cyane amen, uwaba atinyutse ibyago byose, uwaba wemeye izo ntambara zose nazakurikira umwami Yesu. Abo mu itorero bazakurwanya bizakunda, umuyobozi ukuyoboye azakubera profe bizakunda, umugabo azakubera profe bizakunda, kandi birashoboka ko yaba ari umuririmbyi nawe uri umuririmbyi, abavuga butumwa bakubera profe bigakunda. Ariko uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira iki? Umwami Yesu. Hanyuma ngo nta cyamurekesha ibyo byose yavuganye nawe, nta cyakuraho ibyo byose yavuganye nawe, nta cyatuma ikuraho ko yavuganye nzayimana kugendana nayo, nta cyakuraho nzayimana ikuri ku mutima, kuko yagiye kubivuga nta mwana w'umuntu ubigizemo uruhare. Uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu, kandi nta cyamurekesha iyo migambi ndetse no guca mu nzira ijya mu ijuru. Wumve ngo ubuzima bwose uhagazemo, waba usenga ukaba uri ku rugamba, ariko ntabwo bikuyeho ko wavuganye n'Imana. Waba urwaye waravuganye n'Imana, ntabwo uburwayi bukuyeho ko wavuganye n'Imana. Waba uri mu buzima buhagaze bute, waba uricaye ubuterezwa cyamunara, ntabwo bikuyeho ko wavuganye n'Imana. Ahubwo waba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Hanyuma reka twiyumvire ijambo ry'Imana. Nyemera twumvane ijambo ry'Imana. Hanyuma tutarumva ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana dusengera. Ntabwo tugiye gusengera ijambo, ahubwo tugiye gusengera umuntu ugiye kutubwira ijambo. Mana, mu izina rya Yesu, uri umwami w'abami, ugira neza bugacya bukira. Nanone turagushimye kuko waturinze turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, ariko nushimwe ko waturinze ntacyo witayeho nta n'icyo urebyeho. Ahubwo iyo uza kureba ku byaha byacu ntuba waturengeye, kubera ko nta kintu na kimwe warebyeho, nicyo cyatumye uturengera. Waturebanye amaso y'imbabazi tugeze iki gicamunsi turi bazima, icyubahiro n'ikibi cyawe. Hari benshi bakizacecekerwa, hari n'abari gutangirwa amatangazo ko babuze ababo, ariko ngewe ndagushimiye kongeye kutugirira icyizere ukatwongera iminsi yo kurama, icyubahiro n'ikibi cyawe. Sengera abadukurikira kuri Hinduka Official, sengera abadukurikira kuri Julienne bakunda ndetse nabo bakunda. Nyemera kubw'umutima w'urukundo bagira, ubagurira imbago kumwe izo baguriye ya Besi, ndetse kubw'umutima bagira, nyemera buri muntu wese uhaze kwifuza kwe. Bafite ibyifuzo bitandukanye, birashoboka ko adukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi, birashoboka ko adukurikiye ari mu buzima bw'amanegeka, birashoboka ko adukurikiye afite ikibazo cy'ideni, birashoboka ko adukurikiye afite ikibazo cy'uko yize akabura akazi, birashoboka ko adukurikiye ari uko yabuze ishuri ryo kwigamo. Ariko ibyo byose mbizanye imbere yawe, kuko ari wowe ushobora byose. Ni wowe wasubiza ibyifuzo by'ubwoko bwawe, kandi ukabaha kunezerwa mu mutima. Ari mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli 36. Turasoma ku gice cya 15, turasoma umurongo wa 15 tugeze kuri 16.
kansubiremo neza kugira ngo tubyumve. Tujya gusoma muri Ezekiyeli 36, turahera ku murongo wa 15 turageza kuri 16. Hanyuma reka twumve uko hatubwira. Birashoboka ko ariho hagiye kubwira nanjye hakambwira, ariko ntekereza ko Imana y'amahoro ari bwo buhanuzi butavangiye iguhaye kuri iki gicamunsi. Ni karibu, reka twumve uko hatubwira. Ezekiyeli 36:15 turageza ku murongo wa 16. N'umurongo umwe wonyine. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Haratubwiye ngo sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka nyiribihe, umuhinga amaze kutubwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Hanyuma ijambo naryo riratubwiye ngo sinshaka guhera kuri uyu munsi cyangwa guhera kuri iyi tariki wumvise iri jambo, iravuze ngo ntabwo ishaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka, ntabwo ishaka kongera kumva abanyamahanga bagusuzugura. Rata mvugira cyane amena. Birashoboka ko bagusuzuguye igihe kirekire, birashoboka ko bagufasha ijambo igihe kirekire, ariko umva uko nyiribihe avuganye nawe kuri iki gicamunsi. Aravuze ngo ntabwo ashaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka. Dukomeze. Habe no kongera gukozwa isoni nabo. Ntabwo Uwiteka nyiribihe ashaka kumva abanyamahanga bagutuka cyangwa bagusuzugura. Kabiri avuze ngo kandi habe no kongera gukozwa isoni n'abanyamahanga. Birashoboka ko bagukojeje isoni ku buzima runaka, birashoboka ko bagukojeje isoni mu nzira ugenda, birashoboka ko bagukojeje isoni uri mu rusengero. No mu rusengero tugirayo abanyamahanga, babita inshuti z'itorero. Birashoboka ko abo wahuye nabo, birashoboka ko abo bakurwanyije, birashoboka ko wahuye na Sanibarati, ariko umva ubuhanuzi butavangiye. Uwiteka nyiribihe aravuze ngo ntabwo ashaka kongera kumva abo bose abanyamahanga bagutuka cyangwa bagusuzugura. Kandi kirenze kuri ibyo, ntabwo akeneye kongera kumva ukozwe isoni n'abanyamahanga batakebwe. Abundi ni Abafilisitiya ku buzima bwawe, ariko Imana nyiribihe irahira avuga ngo ntabwo ishaka kongera kumva abanyamahanga bongeye kugukoza isoni ukundi. Mvugira ngo amen. Dukomeze. N'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Ndetse n'ubwoko bwawe birashoboka kuvuka mu muryango bakagufataho ijambo kubera ibigeragezo by'isi cyangwa ubutayu bwinshi uhagazemo, hari kumva kubera nyiribihe avuganye nawe. Ndetse n'ubwoko bwawe abo muvukana cyangwa bagukomokaho ntabwo uzongera kubasitaza ukundi kubera ubuzima wari uhagazemo. Ntabwo uzongera kubatuma bagutekerezaho igihe kirekire kubera ubuzima wari uhagazemo. Bishatse kuvuga iki? Imana hari ubuzima ihinduye ku buzima bwawe. Imana hari aho igukuye, hari n'ahandi hantu igushize. Rata birashoboka ko tuba mu buzima bikaba ngombwa ko bavuga ko ari twe twabigizemo uruhare. Wagira ikibazo cy'ideni bakabona ko ari wowe wacikururiye, ntibatekereze ko ari ikibazo cyatumye winjira mu ideni. Bigashoboka ko wambara ubusa kubera ishuri uri kwiga, bagahita babona ko ari ubwenge wabuze. Hanyuma bamuvukane cyangwa mu muryango wawe ukabasitaza kubera ubwo buzima. Ariko Imana nyiribihe ivuganye nawe ngo ndetse n'abo bose muvukana, ndetse n'uwo muryango wawe wose ntabwo uzongera kuwusitaza ukundi. Mvugira cyane amen. Birashoboka ko umaze igihe kirekire mu buzima bukugoye, ukagera igihe cyo gufata umwanzuro tayasisi zogere dosase, ugafata umwanzuro ati ntabwo Julienne nakongera kwicarana nawe mu rusengero, ntabwo azongera kwinjira mu rusengero ngo nanjye ndwinjiremo. Nyemerera porofu uri kukwigisha umwemerera ahagarara imbere yawe, kandi umwarimu mwiza n'uwiga akimuka. Wowe ukunda Julienne, wowe ukunda hinduka official, nyemerera niba ufite porofu imbere yawe akwigishe, nyemerera ufate. Hari porofu w'amagambo uri imbere yawe, hari porofe w'akagambane uri imbere yawe, nyemerera uyu porofe akwigisha neza. Hari porofe w'inzara uri imbere yawe, nyemerera akwigisha neza. Naho nusibira, ni ukuvuga ngo iyo umunyeshuri atangiye kujya ku ishuri atangira kwiga I cyangwa A. Iyo usibiye umwaka ugashira kandi I wari warayifashe, umwaka wa kabiri nawe utangirira kuri I. Nyemerera kubera ko ngukunda, nawe kubera ko unkunda, wirinde gusibira rata, ahubwo porofe wawe umwumvire, akwigisha neza.
nuba umunyeshuri mwiza urafata wimuke. Mwifurije kwimuka kuri uyu munsi. Ubuzima uhagazemo, ikibazo uhagazemo, mwifurije kwimuka kuri uyu munsi, kubera ko Imana y'amahoro yirahiye ku buzima bwawe. Iravuga ngo ntabwo ishaka kongera kumva abanyamahanga bagusuzugura, habe no kongera kugukoza isoni imbere yabo. Hari ibyo ufite biri kukwigisha. Kubura urubyaro byakwigisha, ibyo ni ishuri uri kwiga. Inzara irakwigisha, ibyo ni ishuri uri kwiga. Vugira cyane amen. Icyangira uhagazemo cyakwigisha, ubukene runaka uhagazemo bwakwigisha. Haleluya, haleluya. Umuryango uvukamo ndetse nawo wakwigisha, nshuti yanjye. Ibyo byose ni abarimu bari imbere yawe, ni ba profe bari imbere yawe rata. Ariko nyemerera, niba hari icyo wavuganye n'Imana, niba uzi neza ko Imana idashobora kimwe, niba uzi neza ko Imana hari ibyo ikemura, nyemera wongere wigirire icyizere. Uhita uvuga ngo iyatabaye runaka, iyazuye Lazaro, iyakijije Yobu, iyarengeye abana bo kwa Yayiro, nawe yakurengera nta kintu na kimwe irebyeho. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Kandi twatanye turimba uburimbi uvuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Nyemera nawe ugira ibyo utinyuka kuri uyu munsi. Nyemera wemerera Imana igira ibyihangara ku buzima bwawe. Wowe ubwawe wararwanya intambara zirakunanira, witabaje imiryango biranga, witabaje amafaranga biranga, ariko ca bugufi imbere y'Imana uyibwira ngo ndabyemeye, ndakwemereye, ngwino ndwanirira intambara tayasira zogera dosaze, ngwino ndwanirira intambara ngewe ntashoboye kurwana, ngwino ndwanirira intambara ababyeyi batarwana, ngwino ndwanirira intambara umugabo atarwana. Birashoboka kuri umubyeyi ufite intambara umugabo atazi, birashoboka kuri umugabo ufite intambara umugore atazi, birashoboka kuri umusore ufite intambara imiryango yawe itazi. Ariko hamagara Imana, hamagara Imana mu buzima uhagazemo, niyo iraza kurwana izo ntambara. Nta mwana w'umuntu wakurwanirira intambara hatabaye Imana. Uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Kandi ajya avuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Birashoboka ko birashoboka ko ufite diporome, wareba igisekuru uvukamo bakakubwira ko utazabona akazi, cyangwa se bikakubwira ko diporome yawe itemewe. Izo ni incamugongo bari kukubwira. Ariko yavuze ngo waba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Haravuze ngo ntago azacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa. Mvugira cyane amen. Incamugongo zizaboneka ku buzima bwawe. Hari abazakubwira ko umaze igihe kirekire mu itorero ariko udasubizwa. Hari abazakubwira ko umaze igihe kirekire muri gurupe runaka usenga ariko udasubizwa. Ariko aravuze ngo ntago azacogozwa n'incamugongo. Nyemerera nawe muri iyi minsi, muri ibi bihe duhagazemo biruhije umugenzi, ntucogozwe n'incamugongo. Muri iyi minsi igaragara nkigoye nkiruhije, ntuzacogozwe n'incamugongo. Abagenzi ni benshi, abazaguca intege ni benshi, abazakwereka inzira zitagaragara ni benshi, ariko ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa. Haleluya, haleluya. Nyemerera wumve ijambo Imana ivuganye nawe. Birashoboka ko ari bwo buhanuzi Imana iguhaye. Ntabwo izemera ko abanyamahanga, ntabwo umunyamahanga ari uzaturuka Uganda, ntabwo umunyamahanga ari uzaturuka Amerika gusa, ntabwo umunyamahanga azaturuka muri Sudani cyangwa se Kongo Tanzania. Oya, umunyamahanga birashoboka ko munararana, umunyamahanga biranashoboka ko mugendana. Umunyamahanga ni Abafilisitiya batigeze bakebwa n'umunsi n'umwe. Kandi no mu matorero turabafite, mu magurupe runaka turabafite. Hari Abafilisitiya batakebwe bari ku buzima bwawe. Ariko Imana y'amahoro mva itangazo iragutangarije ngo nkubwire ngo ntago zongera kwemera ko abanyamahanga bagusuzugura ukundi cyangwa se bagufataho ijambo ukundi. Nta nubwo izemera ko bongera kugukoza isoni imbere y'ubwoko bwabo. Mvugira ngo amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ibashyigikire. Bishatse kuvuga iki? Ambara imbaraga zitandukanye nizo wari wambaye. Saba Imana y'amahoro iguhereza umutaka cyangwa se iguhereza imbaraga zitandukanye nizo wari ufite. Nimara kuguha imbaraga uzashobora kurwana. Uzaharanire kurwana ujya imbere, uzirinde kurwana ujya inyuma, kuko nurwana ujya inyuma uzahuriraho n'ibikwicirayo. Ariko uzajya imbere, Imana y'amahoro izabane nawe. Mvugira cyane amen.
imana y'amahoro itugirire neza kandi imana y'amahoro ibaha umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma turabashimiye mwebwe mukunda Hinduka Official na Julienne, ndabizi ko mu nkunda kandi nanjye ndabakunda. Mbona gushimira abakoze subscribe, comment, share. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi mukomeze kudushigikira. Nukuri imana y'amahoro namwe izabibahembera. Imana y'amahoro namwe izabibahembera kandi nanjye ndabakunda murabizi. Mbifurije weekend nziza. Mugubwe neza buri muntu wese udukurikiye ku kibazo ufite, kubikugoye, kubigutsikamiye, kubikuruhije, ku muryango wawe ari utangira icyifuzo, wumve ko ari wowe imana y'amahoro ivuganye nawe. Ntabwo imana y'amahoro ibwiye undi muntu utarabyumvise, ntabwo imana y'amahoro ibwiye umuntu utazabyumva. Niba ari umuntu wagoye icyifuzo runaka, ukimara kumvira ijambo tumaze kumva, uvuge ngo cya cyifuzo nari mfite imana ivuganye nanjye. Birashoboka ko ari abafilisitiya runaka wari ufite. Niba umuntu yaraguye ikibazo cyo kutifuzo cyo kutabyara, vuga ngo imana y'amahoro hari ikikoze, cyangwa se imana y'amahoro ivuganye nanjye. Imana y'amahoro ivuganye nawe wowe udukurikiye, imana y'amahoro ivuganye nawe wowe udukunda. Wumve ko nta wundi imana ibwiye, ahubwo imana ivuganye nawe mu ijambo rata. Akira ubuhanuzi bwawe butavangiye, imana y'amahoro imbwiye ngo nguhe. Akira ubuhanuzi bwawe butavangiye, imana iguhaye kuri iki gicamunsi, imana iguha umugisha. Murakoze cyane, mugubwe neza. Imana y'amahoro yumve kwifuza kwanyu kandi isubize ibyifuzo byanyu mufite, imana ibyumve. Reka dusengere ibyifuzo mufite, dusengera n'ijambo. Mana turagushimye, wabanye natwe muri iri jambo, waturengeye, waturinze, izina ryawe nirishimwe. Nushimwe ko hari impinduka zibonetse ku buzima bwacu. Ari abadukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye, ndabizi sinabirondora ngo nzabirangize, ndabizi sinabivuga ngo nzabimenye uko bingana umubare, ariko yaravuze ngo tutaravuga ubuzi ibyo tugiye kuvuga. Buri muntu wese uzafungura telefone ye, buri muntu wese uzareba iki kiganiro, uzamuye guhura n'igitangaza cye. Buri muntu wese uzareba iki kiganiro, uzamuye guhura n'igisubizo cye, kubera ko umwami uri umwami w'abami. Muri gihe yaravuze ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Birashoboka ko amaze igihe kirekire arwana intambara, birashoboka ko amaze igihe kirekire hari intambara z'amadeni, ariko ibyo byose urabizi kundusha, kuko niwe ufite n'ijambo rya nyuma ku buzima bwabo. Buri muntu wese udukurikiye, reka umuhe kugubwa neza mu mutima, umuhe umure mu mutima, kugira ngo igihe gikwiriye tuzafatanye gushima. Urakoze kubanye natwe kandi urakoze kubaruhuye imitwaro yari baruhije mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma abadukurikiye bakifuza kutuganiriza cyangwa se kutuvugisha, nimero ni 0788 24 55 19 ni 0788 24 55 19. Mbifurije umugisha w'Imana no kugubwa neza. Mwakira ubuhanuzi bwanyu, Imana ibahe umugisha.